Iyi nzu iri hano mu Kagarama ku Muyange, niyo nzu iri mu Kagarama iri kugurishwa ku giciro gitoya. Ubonye kuntu ari inzu nziza, ino nzu iri hano Kicukiro mu Kagarama, irimo iragurishwa ku giciro cyiza. Niyo nzu iri hano mu Kagarama ku Muyange, ku muhanda wa kaburimbo, igizwe n'ibyumba 4, dushe toilette 3 mw'imbere mu nzu. Ni inzu nini yisanzuye ushobora kugura ugasoza umwaka nawe ufite promotion nk'iyi ngiyi y'inzu y'amatafari ahiye. Inzu nyine ubona kuri design nziza cyane. Iyi nzu ni imari cyane, nkuko rero uyibonye muri introduction wabonye ko ari inzu nziza, ariko noneho wagera hano inyuma yayo, noneho nibwo ubona ubwiza bwayo, nibwo ubona yakaritsiye nziza, nibwo ubona kiri ku muhanda wa kaburimbo. Iyi ngiyi ni imari cyane idakwiriye kugucika. Mbaza ngo igiciro nangahe? Uzi ko ino nzu iri ku muhanda wa kaburimbo hano Kicukiro mu Kagarama irimo iragurishwa kuri miliyoni 130 zonyine. Wabyumvishe neza, miliyoni 130. Uru rugo rwiza gutya rwubatse muri design nziza, amatafari ahiye kuva hasi kugera hejuru, abaturanyi beza nk'uko ubibona, urabona kiri muri quartier nziza cyane ku muhanda wa kaburimbo, yubatse n'itafari rihiye. Iyi ngiyi ni imari cyane, wayitunga kuyituramo. Urabizi hano mu Kagarama byo ntibisubirwaho, ni quartier nziza. Wajya nko kuyikodesha noneho bishobora kwinjiza ibihumbi 800, washyiramo ibikoresho urumva nawe wagize mu idolari. Tugiye kuyibereka rero mu ncamake, mu birambuye, tubereke mu buryo bwose, tubereke uko bimeze. Twatangiye turahera kuri gate. Murabizi twe tubereka akantu ku kantu. Gate nini izamuye ikagera hejuru, urabona ko ari gate imeze neza, kuva haruguru kuri korotire gukomeza hose urabona ko ifite ubwiza. Hano rero naho tukagiraho gate itwikiriye imeze neza cyane, iriho amatara, buri kintu cyose kirimo ni sawa. Turakomeza dukomeje, noneho tugeze hano, tugeze kuri parking yajyamo imodoka 3 ntoya cyangwa amajipe 2 manini. Amapave ni meza cyane, kuzamuka kugera hano haruguru hose urabona ko ni inzu nziza. Ariko noneho uhagaze aho ni nabwo noneho ubona bwa bwiza bwayo, za design ziriho, za decoration ziriho. Murabizi hano kuri Ruhima Real Estate tubagirira imari nyinshi cyane. Nk'iyi ngiyi aba ari imari idakwiriye kugucika vrema. Kuri miliyoni 130, inzu ifite ubwiza bungana gutya, inkingi nziza, amabuye ariho meza cyane y'urugarika ruconze neza, kuzamuka kugera hejuru. None ikaba yubatse no mu buryo ahangaha izamuye ku buryo nta imidite ushobora guhura nayo. Tuvuye aho kuri parking, ikindi navuga ni jaride iri hano, iri mu bwatsi bwiza, jaride nini aho abana bawe bakinira ngari yisanzuye, jaride ubona iri mu bwatsi bwafashe. Ariko gushaka no kongera na parking, ushobora no kuyongera parking kaba nini. Iyi nzu ifite ikibanza cyisanzuye, ibiti byamaze gufata, urabona ko ibintu bimeze neza. Twakomeje mwe imbere, tugeze hano hari ama escalier meza nayo azamuka ajyamo hejuru ku nzu. Ariko hano tukagiraho umwanya wateguriwe amafoto. Ahangaha hari umwanya wo gushyiraho amafoto ya souvenir runaka mu gihe uzabubamo. Ahangaha rero niho dusanga rwa rugarika rw'amabuye meza cyane akoze neza, urugarika rusa neza. Kuzamuka kugera hejuru kuri iyi terase, urabona ko ari ibintu bitanga design nziza. Terase yacu ni nini, irisanzuye kandi ni ngari, nayo ishobora kwicaraho abantu benshi nk'uko ubibona. Ntabwo mbatindira, turakomeje tugeze hano kuri uru rugi. Hano hari urugi runini, ndakubwiye, urubaho rwiza rwa muvura, urugi rwiza rukinguka neza. Niba hari ikintu cyiza kiri kuri iyi nzu, n'uru rugi rurimo ruduha ikaze muri salo. Noneho aho ubona noneho bwa bwiza bw'inzu, salo nziza nini yisanzuye, salo imeze neza mu bice byose. Kuvuga ngo ni salo nini, kuko urebye aho kamera iri naho ndi urabona ko ari salo nziza.
kuva ku makaro meza ya original uzamuka kugera kuri gypsum ishushanyije neza. Murabizi ko standard ya gypsum muri iyi minsi niyo imeze neza cyane ku bigendanye na parafo. Hano tukagira TV stand nayo imeze neza itanga ubwiza cyane. Ahangaha tukagiraho umwanya w'amafoto. Uyu ni umwanya w'amafoto mu gihe wabayemo hano uzashyiramo amafoto. Salo ndayiberetse neza, ni salo nini yisanzuye mu bice byose. Tugeze kuri sala à manger. Sala à manger nini nayo ngari yisanzuye, nkuko ubibona urabona ko ni sala à manger nini yisanzuye ishobora guterwamo imyanya myinshi. Urabona ko hejuru itara ni rya rindi ryiza. Nakubwenga iyi nzu ni nziza mu bice byose. Ntabwo ndimo ndabatindira, turagenda twihuta. Ubu noneho tugeze mu gikoni. Kimwe mu kindi kintu gisobanura ubwiza bw'inzu muri iyi minsi ni igikoni. Reba tuno tubati turimo hano, urebe amakaro arimo, urebe ubwiza, urebe ubunini. Hano hari umwanya wa kwiziniyeri, hano hari umwanya wa firigo. Utubati duteguye neza kandi twinshi. Nkuko ubibona urabona ko ni utubati tumeze neza, duteguye neza. Miliyoni 130 hano mu Kagarama. Reka dutere akajisho mu gikari gatoya. Ni ukuvuga ngo uhagaze ahangaha hari umwanya usohoka, aho ubona noneho igikari gipavomye, akaravabo, igikoni cyo hanze. Hariya tukahagira inzu y'umukozi n'ikigega. Tugiye noneho no kurebana ibyumba by'inzu. Icyumba cya mbere ni iki ngiki cya hano hafi ya sala à manger, gifite urugi rwiza ruzamuye kugera hejuru. Icyumba kimwe dukunda kwita icy'abashyitsi. Ahangaha gifitemo dushe nini irimo toilette nziza, nkuko ubibona amakaro meza kumanuka kugera hejuru. Shawa nazo ni nziza, ariko iyi dushe ni nayo wa muntu wicaye hara kuri salo ashobora kuba yakoresha. Wa umushyitsi noneho urara we aba ari muri iki cyumba kinini cyajyamo igitanda cya kabiri, gifite idirishya ryiza, gifite inkoni uzamuka kugera hejuru. Urabona ko ni ibintu biteguye neza cyane. Ni karibu hano kuri uru ruhande noneho niho dusanga ibindi byumba bitatu, ari naho hari principale. Inzugi ni za zindi nziza, ariko ukigera hano hari umuryango usohoka hanze. Aha hakaba icyumba kimwe umuntu ashobora kwita nk'icyumba cy'abashyitsi cy'abana b'abahungu. Urabona ko ni icyumba kigari nacyo kinini cyisanzuye. Urabona gifiteho hano design nziza cyane. Urabona ko ari icyumba kimeze neza nacyo. Hanyuma iki cyumba n'iki cyumba kindi, ahangaha hakaba ikindi cyumba nacyo ni kinini ni kigari. Urabona ko cyisanzuye, amakaro meza kandi hose hagiye harimo gypsum nayo imeze neza. Ibi byumba bibiri mberetse by'abana bishobora gukoresha iyi dushe na toilette. Kuvuga ngo iyi dushe na toilette niyo bihuriramo, aya makaro ni meza, ibikoresho byo ni byiza nta kubitinda. Uru rugi ndi gukingura ni rwo ruri kuduha karibu noneho muri chambre principale. Chambre principale ndahera muri dushe yayo nini ngari yisanzuye. Chambre nyine ifite dushe yihariye, amazi ashyushye, toilette nziza, lavabo nziza. Urabona ko ni chambre ifite toilette nziza. Aha naho ni muri chambre principale, irimo garde-robe nziza uko uzibona, ikagiramo hejuru itara ryiza na gypsum ishushanyije neza. Ndakubwiye ngo chambre nini yisanzuye. Iyi nzu yujuje ibintu byose byiza, amakaro kuva hasi kugera hejuru. Urabona ko nayo ni chambre principale nziza cyane. Ukagira uti ndashaka inzu yo kugura, natwe tukagira tuti turayikuboneye. Kicukiro mu Kagarama. Muri Akagarama ni hafi ya ahantu kubona bisi byoroshye, ahantu kubona moto byoroshye, kuko ino nzira ku muhanda wa kaburimbo. Nujya kugura inzu uzagure amprasoma yahiri. Iyi rero nkweretse iri kugurishwa kuri miliyoni 130 zonyine. Iri hano Kicukiro mu Kagarama ku Muyange. Kubiri ku muhanda wa kaburimbo wabibonye, kuba ari inzu nziza wabibonye. Niba rero ukeneye kugura inzu, duhamagare none aho witinda. Nimero yacu iraho muri taburo. Tugeze kuri iyi nzu nziza iri hano Kicukiro mu Kagarama. Murakoze cyane.